none bantaye hanze ubu maze nk'amayibobo ejo bundi ndaba ndi mu muhanda mpora mu nkweto imwe bantesheje ubukene bantesheje ibibazo bitarondoreka wasanga umuntu mutanditse kuri Mbarushimana Joel none se kugeza ubu hariya ni none se wowe nahawe nandi kutukora cyane biseho ko cyane ko imirimo y'icyamunara ntabwo cyemewe yewe sinakemeye kubera ko narakirengeye ntabwo turabona ibisohoka mu rukiko ariko urukiko ntirutanga umwanzuro ngo tuzamenya icyo gukurikiza tuvugana umutungo uracyajya yaje n'ibintu bye agaragaza afite n'impapuro agaragaza ko yatsindiye arayiwe arahe none se kugeza ubu ari he kugeza ubu dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese rero mubana natwe ku Mubavu TV online ingindi Clement Bagemahe tugiye kubagezaho inkuru twavuga ko ari inkuru ibabaje cyane aho umuturage yafatiriwe inzu ye ndetse n'igipangu cyose kirafungwa tukibimenya nk'Umubavu TV online twese tunyarukirayo tubona byinshi aho uyu umuturage wafatiriye umutungo w'abandi witwa Musekera Emmanuel ndi yafatiriye umutungo witwa Joel muragi mujye kubonera mu kanya twagerageje kujya mu nzego z'ubuyobozi birananirana twagiye umurenge dusanga ntabyo bazi ndetse n'umwanya kugira ngo bawuduhe byari bigoranye tubwira inama ariko noneho tujya ku kagari ka Kamutwa birananirana executive twamagara bikanga ariko ikigaragara nuko ari umwiryano ukomeye ndetse n'abaturage mu gihe kubona ukuntu babivuga ni ikintu kibabaje kandi rwose giteye n'inkeke ko bashobora kuza kuba imirwano dore kuyunyiraho yari yirukanwe aho yarasanzwe atuye muri za Gikondo akaba yazanye ibintu byose aho anatangaza ngo imvura nishaka inyagire ndetse imparare nazanye n'ihema ntabwo mpava ni wanjye nahanjye gaye nguko rero mwakurikirana mukirebera uko byagenze ndetse naho ukababaro naho umuntu afatira ibintu by'abandi nkaho nta mategeko ari mu gihugu ngayo nguko reka kurikira wirebere ubwo nawe uraza kumenya uraza kubona ibyo tugiye kwereka uze kuduha commentaire uze kutubwira kutekereza cyangwa se niba na televiziyo wakora nawe ngayo nguko mureka mukurikire inkuru yacu uko twaye ikurikiye hari mu mudugudu wa Kanserege ndumvura mugabo yafashwa akarenganurwa kuko nawe urabibona yagiye abivuga mbese afite agahinda kenshi afite umubabaro mwinshi kandi nawe ngira ngo urabibona kubona tugeze hano tumaze kumenya akarengane kakorewe umuturage ari we mwebwe ngende Clement Bagemahe Umubavu TV online nibyo koko mwakora akarengane kaba kameze gute mwitwa bande akarengane gashingiye kuki amazina yanjye nitwa Mbarushimana Joel nkaba ntuye Gikondo akarengane mfite na akarengane gashingiye ku nzu yatejejwe cyamunara muri 2018 ku itariki 3 z'ukwa kane naguze inzu itejejwe cyamunara no muri Giti Bank nyitsindira kuri miliyoni 59 maze gutsindira ya nzu kuri miliyoni 59 naragiye nyine njya kushaka kuntu nabona icyangombwa nibiki noneho hashize nk'ukwezi ndi kubyirukankaho Musekera ariwe batereje cyamunara arampamagara arambwira ati waza tukabonana kuko ngiye nanamwimye nomero zanjye kuko nanabonye ari guteza akavuye muri yo cyamunara noneho akimara kumpamagara arambwira ati wamfasha nomero zanjye yari yazikuye kwa komisiyoneri wamfasha ukankodesha k'ibyavuye muri cyamunara nabyakiriye ndamubwira ati nimba wariyakiriye ngiye gahunda yanjye no kugura ngurisha rero ngiye kukukodesha nta kibazo ariko nizanzana abakiriya uzazubemera binjira hano mu gipangu nuko noneho Musekera Emmanuel icyo yakoze twagiranye amasezerano y'ubukode kuri 300 buri kwezi yishura amezi 2 ibihumbi 600 arangije mu kondisiyo zose zijyanye n'amasezerano y'ubukode arazisinyira noneho akazanyuza amafaranga kuri konte yanjye yishura amezi 2 3 4 yishura neza noneho ariko subi nyuma gatoya yaje kongera kujya kurega amasezerano yarayemeye arega ngewe Joel arega RDB arega na receiver arega na bank amaze kurega urubanza rwa mbere twararuburanye aratsindwa ajya mu bujurire habaye ibanziriza rubanza haba umunsi wo kuburana turaburana haba umunsi wo kudusomera imyanzuro umucamanza rufite urubanza rwacu
aravuga ngo urubanza turarusubitse ngo hari urundi ruri muri penale rwarezwemo risiva ruzabanze rurangire rucibwe burundu. Nuko guhera muri 2018 bagashyiraho urubanza nkumva ngo basubitse, bagashyiraho urubanza nkumva ngo barusubitse, bagashyiraho urubanza nkumva barusubitse. Mbonye ndambiwe njya gushaka perezida w'urukiko rwa Nyamirambo rw'ubucuruzi, ndamubwira ati ibi bintu byo gusubika imanza ninjye biri kugiraho ingaruka. Urubanza bahora basubika inshuro zimaze kuba 7, ninjye bigiraho ingaruka zikomeye cyane. Perezida w'urukiko ahamagarira urusororo ku rukiko rwa Gasabo, urubanza barushyira ku itariki ngize amahirwe barushyira ku itariki 18 z'ukwa 12. Bamaze kurushyiraho urubanza rwaraburanwe z'ukwa 11 nako turaburana bazaduha imyanzuro ku itariki 18 z'ukwa 11. Kuntu byagenze rero tukimara kuva muri urwo rubanza, Musekera Emmanuel yanditse ibaruwa akoresheje umuhesha w'inkiko aravuga ngo ntazongera kwishyura n'igiceri cya 5 ngo paka ngigihe ngo urubanza ruzarangira burundu, ngo amafaranga yanjye ngo yamara gutsindwa ngo akazampa amafaranga yanjye yose ngazaba yaricariye mu bukode. Ndamubwira ati ibi bintu ntibishoboka, kuki utanyishyura amafaranga yanjye y'ubukode kandi nanjye ayo mafaranga mba mu kazu ka 70 akamfasha kwishyura imyenda y'abandi, ayo mafaranga kuki yanyima ubitewe n'iyihe mpamvu? Mbonye ayanze burundu injya ku mudugudu, umudugudu antera utwatsi aravuga ngo ntabwo ari umunyamategeko, ngo ntabwo bimureba. Injya ku kagari cyakora baramubwira ngo niyishyure, bamubwira ko ari nta mpamvu n'imwe atagomba kuba afite yo kutishyura ubukode kandi yaremeye kugirana amasezerano nanjye nyirinzu watsindiye Cyamunara. Arangije aranga injya ku murenge, umurenge ngiye y'umuyobozi w'umurenge turabonana, yaransetse aratwenga aravuga ati ariko abantu muri abasazi, iyi nzu ari n'amajwi nafashe, abantu muri abasazi, iyi nzu ntabwo ari iyawe, inzu ni ya Musekera. Ndavuga ati se ni ya Musekera gute? Ngiye naguze muri Cyamunara mu buryo bwemewe n'amategeko, nayiguze ku manywa y'ihangu, inzu ni iyanjye nubwo yashoye mu manza zitari ngombwa, ariko inzu ni iyanjye iracyari mu maboko yanjye, ntabwo Cyamunara yari yateshwa agaciro. Arangije arambwira ati ndamubwira ati se basi mpereza raporo ko naje hano kurega, ngo nta raporo naguha ngo genda ushake abanyamategeko, ngo aranaseka cyane. Ndangije njya ku karere, ngiye ku karere mbabwira ibibazo byanjye. Umudamu wanyakiriye muri ofisi anyakira n'agahinda kenshi cyane, amaze kunyakira n'agahinda kenshi arambwira ati abwira abantu bari muri sare ngo urabona kuntu abantu barengana, ahita ko ampa urwandiko convocation imutumira kuzitaba ku itariki 10. Ngiye ku itariki 10 kwitaba, nawe yari kwitaba sanga yanditse ibaruwa ngo ararwaye, batushyira ku itariki 17. Ku itariki 17 turitaba, nawe aritaba, ahageze yemera kuzishyura ku wa mbere. Ariko ndamubwira ati ngewe ishyura va hano byemeye kuri yo rusirasiza amatike ibiki byose, yemera ko wishyura umpa amafaranga yanjye ku wa mbere, ibyo bintu nta birandambiye. Arangije ndamwihanganira muri icyo kibazo ndatuza. Noneho nsubiyeyo ku itariki 17 nyine ngiye kumva numva ngo nako baduhaye undi munsi wo ku wa mbere kuzajyayo, ngo wa mudamu none arambwira ati Musekera yanze kwishyura. Ndavuga ati siziye mpamvu, ariko none mbona ari kumuvugira, yatangiye no kumubwira ngo azamusengera ngo atsinde urubanza, ngo azamusengera ibiki n'ibiki, ngo ahubwo ngo numpe nomero yo ku rukiko ibiki n'ibiki. Noneho babaye inshuti, ngiye mbambaye nk'umuntu utagira ubwenge, bampindura nk'agapupi. Mbwira umudamu rero ati rero waranyakiriye neza kandi Imana ibiguhera umugisha, mbabarira umpe raporo ko naje hano ko byagenze, ngo nta raporo ngo ngiye ntabwo ndi umunyamategeko, ngo nta nubwo ngiye ndi umucamanza, ngo nta nubwo ndi umuyobozi, ngo twebwe tubereyeho kunga abantu, we yanze ngo abayanze ngo gana inkiko. Noneho namubwira ati se ndagana inkiko gute? Bamaze kunsohora mu nzu ndimo, ubu bintu bagiye kubita hanze. Kari akazi niko ari amafaranga mpa niyo afasha kwishyura akazi ndimo ka 70. None bantaye hanze, ubu maze nk'amayibobo. Ejo bundi ndaba ndi mu muhanda, muhora mu nkweto imwe, bantejeje ubukene, bantejeje ibibazo bitarondoreka. Rero njye akarengane mfite nako, nkaba nsaba leta y'ubumwe ko yaturenganura ku bibazo abaturage dukorerwa kandi bitemewe. Nta muntu uri hejuru y'amategeko. Uyu mugabo abayobozi bose baramutinye, nta muntu ntabwiye akamutinya. Ndagira amenye uyu mugabo icyari cyo, nta muntu uri hejuru y'amategeko kuko nyakubahwa wacu Perezida Paul Kagame ahora bitubwira ko nta muntu uri hejuru y'amategeko kandi ko abaturage babereyeho kubaha serivisi zibakwiye. Ukoze cyane. Ubundi se wumva ko
yaba yitwaje iki nyine ubona abigenza gutyo yishingikirije ku byo wumva? Okay, ibyo numva icyo kibazo barakimubajije ku karere, avuga ko icyabimuteye ngo yansabye ukwezi kubera corona na cyagiye cyaguma mu rugo, ansaba ukwezi k'ubuntu ngo ndakumwima. Ikindi yitwaza avuga ko namwongeje nayikuye kuri 300 ngo nyishyira kuri 35, ko muri ibyo nabyo bituma yaragize umujinya wo kutazongera ngo kwishyura, ngo kuko ngo mushyiraho amananiza, ngo mushyiraho ibintu byita ngo ndatitiriza cyane. Ndamubwira ati n'uburenganzira bwanjye kugubwira amafaranga nshaka ku nzu yanjye, nkuko nakubwira na miliyoni byakunanira ugasohoka ukajya hanze. Noneho namubereye imfura, anshora mu manza mu buryo bitari ngombwa. Imanza zose ndazihanganira, n'ubu ndacyazihanganira, ubutabera tuzabubone. Ariko icyo namubwiye ati komeza wishyure ubukode cyangwa usohoke, nicyo kibazo. Kugeza ubu mubaraho ideni ryangahe ry'ubukode? Ideni mubaraho ni ukuvuga ngo guhera mu kwa gatanu muri 2018 yishyuraga neza, nta kibazo nari mfitanye nawe. Ariko yanditse ibaruwa akoresheje umuhesha w'inkiko tukimara kuva muri urwo rubanza ko kuri 18 muri 2020 18 z'ukwa 11 tukimara kuva muri urwo rubanza, yanditse ibaruwa avuga ko atazongera kwishyura n'igiceri, ngo paka igihe imanza zarangirira ngo yatsindwa ngo akampa amafaranga yanjye yose azaba yara konsomye. None umuntu harimo miliyoni 140 ingahe za banke, arimo n'amadeni y'abandi n'ibiki byose, nge nzajye kumukurikirana kandi none bansoye. Icyo nshaka rero ngewe nuko mbona inzu yanjye akaburana izo manza ziwe ari hanze, nicyo kintu ndi gusaba. Inzego zibanze wagiye atiza bamwe baragusetse, ubona izo nzego zibanze nawe bafitanye iyihe mikoranire cyangwa se uwe mubano? Okay, umubano nabonye bafitanye sinavuga ngo ni umubano umeze gute, ariko nabonye hari umubano udasanzwe, kuko hari umuntu uri hano twajyanye ku mudugudu tukicarana muri ofisi baramusohora. Umudugudu arangije aranseka, nawe yanambwiye nabi. Noneho njya ku murenge ho cyakora baragerageje, baramubwiye kwishyura, mubwira ibyo avuga ko nta mpamvu bifite. Nabo n'uwo muyobozi numva ngo ni mushyashya nibwo akiza ku kagari nako. Cyakora ku murenge nabo baransetse bangira umusazi. Mbona rero ko afitanye n'imibano nabo, ariko numvishe ngo yabaye umuyobozi, kandi numva nubu ko afite ofisi hariya ku karere, ko afite ofisi yiwe kari hakorera. Numvise ko yabaye umuyobozi mu biki, yayoboye iki? Okay, sinabanje kumenya neza ibyo yayoboye, ariko bambwiye ko yabaye umuyobozi kaziranye n'abayobozi amakuru ufite yizewe, kandi akaba afite na ofisi yiwe ngo ku karere hariya, sinzi ibyo akoreramo, ariko nimba akodesha akahakorera ibyiwe, ariko afite ofisi, bigombe kuba rero aziranye n'abayobozi. Ngiye niko mbibona. Kugeza ubu itangazamakuru ryahageze, turahari. Uretse abingibyo bitangazamakuru, nabaye bayobozi wiyambaje bandi ku buryo yenda ubaba bazi iki kibazo cyuko wiriwe hano hanze n'ibintu byawe kandi uri kunzu uvuga ko ari yawe? Kugeza ubu nagiye muri RIB ya Kacyiru, njya muri polisi, nabashije kubonana na komanda, nawe numva nyakiriye neza kandi arambwira ati tuzagufasha. Komanda wahe? Komanda wa sitasiyo yaha hano ku murenge. Twarabonanye twicarana muri ofisi, ndabimubwira. Nagiye muri RIB bose, ibyo ko RIB yambwiye ngo ntabwo bo bibareba, ngo ninjye mu nzego zo hasi. Namubwira ati inzego zo hasi ntabwo ziri kunyumva, nta nicyo ziri kumfasha, kandi mfite ibimenyetso byose, aho nagiye hose ibimenyetso byose ndabifite byabo, n'impapuro n'ibiki byose ndabifite ko nagiyeyo, binateyeho kashi. Ariko rero ngiye cyanzanye hano, nagiye mu nzego zose mbona bampinduye agapupe. Mu nzego zibanze n'iki, ndavuga ati ngomba kuza nkarenganurirwa ku nzu yanjye, ngahambwa inzu yanjye, ngahabwa ibyanjye, kuko nabiguze izuba riva, sinabiguze mu ijoro, nabiguze mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bwemewe na leta. Ubundi sinzi yawe iri mu kahe kagari, uhe murenge, akahe karere, bitubwira? Okay, iyi nzu yanjye iri mu kagari ka Kamutwa, umudugudu wa Kamutwa, akagari ka Kanserege, akagari ni Kamutwa, umudugudu Kanserege. Ya umurenge wa Kacyiru. Wakoze cyane. Ubu hano ntabwo ari gufunguka rero ngo tuharebe? Banze gufungura igipangu, ntabwo bafungura. Nanjye igipangu ni cyawe? Iki gipangu ni icyanjye, nijye wakiguze. Ni icyanjye. Ubu harimo inzu imwe cyangwa harimo menshi? Harimo inzu imwe gusa, niyo yonyine irimo. Ingana gute, yubatse gute? Ni inzu y'ibyumba 3 na saro. Icyumba kimwe nicyo kirimo amakaro, na saro irimo amakaro, no hanze ahantu bicara bumva akayaga harimo amakaro, utundi twumba ni isima,
ni inzu nyine isanzwe gusa ifite pariseri nini ariko akazu karimo ni akazu gasanzwe. none se ko yanze gukingura ari uvuga ko ari wawe amaherezo araba yahura kubona amaherezo nazanye tente ndayishinga hano paka bazamusohorere, igihe batari bamusohorera ngomba kurara hano, nkarara ku nzu iwanjye, nkarara ku kibanza iwanjye, kuko ngomba gupfira ku kibanza cyanjye nkapfira ku nzu yanjye. Ibyangombwa se mwaburaniyeho bigaragaza ko ari waba ufite uburenganzira bwinshi bijyanye n'amategeko, n'ibihe byangombwa? Okay, ibyangombwa byose ndabifite hano. Nkimara gutsindira Cyamunara mfite icyangombwa cyo muri RDB cyemeza ko Cyamunara yagenze neza mu buryo bwujuje ubuziranenge. Mfite icyangombwa byose ndabifite hano, ndagenda mbibereka mu bifotore. Mfite icyangombwa kigaragaza nishyuriyeho $59,000. Mfite n'amasezerano y'ubukode twagiranye nayo muha kondisiyo zose nkanjye Nyirizu Joel n'umukodesha ariwe Musekera Emmanuel. Ayo masezerano ndayafite, mfite amakopi, mfite n'ibiki byose yasigaranye kopi imwe, nanjye mfata indi ndayifite original, usibye ko nanafotoje. Nkaba mfite n'ibindi byangombwa bigaragara ukuntu Cyamunara yagenze byose, ukuntu inzira zagiye bicamo, kandi nkaba mfite n'ibindi bigaragaza ko urubanza rwa mbere yarutsinzwe, babitesha agaciro basanga ibyo ari kuburana ari ibintu by'amatakirangoyi, bahita ko turatsinda mu rubanza, arongera arajurira ubujurire, turaburana, ariko umunsi wo kuduha imyanzuro baravuga ngo urubanza turarusubitse twararuburanye, ngo paka ngo urwo muri penale rubanza rucibwa. Urwo rubanza rwo muri penale sinanaruzi, iyo Cyamunara baburana sinyizi ngewe kuko siyo naguzemo. Uyu Musekera arubatse, umugore wiwe kwanza akora muri UN International, noneho nawe arakora, afite amamodoka, abana be biga i Burayi, umwe arangirije i Burayi, abandi biga i Burayi, afite amafaranga niyishyura imyenda y'abandi, areke amatakirangoyi, ampa inzu yanjye, ajye hanze, ajye gukodesha ahandi hanze. Warubatse? Njye ntabwo nanubaka, nari mfite umufiyanse nkiguriye inzu, turi guteganya kuzakora ubukwe, nibwo badushoye mu manza. Ubukwe tuba turabukansorinze, turavuga tureka tubanze turebe izi manza aho zihera, kuko twatumaze kubona ibintu bitukoye, twarafashe miliyoni zirenga 10 z'ideni. Noneho nizo ngenda nishyura ubwo bufaranga 300 buri kwezi, nibwo nagendaga nishyura buhoro buhoro. Ntabwo rero twahise kubukwe tubuhagarika, turavuga tubukwe buzaba turebe kuntu ibintu bigenda. Nizihe ngaruka bimaze kukugiraho rero kuva utangiye ibi bintu kugeza uhagaze hano kuri izuba cyangwa n'imvura nigura kunyagira? Mbwira ingaruka zose maze kugira, zitubwire. Ingaruka maze kugira, ingaruka ya mbere ni famiye yanjye. Nkunda mukecuru na papa, nkunda umusaza, papa nkunda na mama. Ninjye wabafashaga kubishyurira mituweli, ninjye wabafashaga mu buryo bw'isukari, n'abafamiye yanjye muri rusange ninjye wabafashaga, ninjye muntu wabakoreraga kubishyurira mituweli n'ibindi. Ingaruka zagize kubona mama ari umukecuru na papa ari umusaza, bakaba barara inzara, bakabwirirwa, bakaburara. Izo ni ingaruka zikomeye cyane. Izindi ngaruka byangizeho, business yanjye nateguye kugura ngurisha, imba ndi umuntu bukomeye, narananutse, dore bunatakaje ibiro bigeze muri 20. Ndara inzara, ni ukuvuga ngo ingaruka zabaye nyinshi sinazirondagura, nagizweho ingaruka nyinshi cyane zitabarika. N'ubukwe bwarapfuye kubera ingaruka z'iyi nzu. Namwe ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Kandi nguko rero umuturage afite akababaro gakomeye cyane, ntibisanzwe. Sinzi hari abaturage turi mu mudugudu wa Kanserege, akagari ni Kamutwa, umurenge ni wa Kacyiru, birumvikana mu karere ka Gasabo. Ikibazo umuturage yakigize, ibintu bye biri hanze, aranyagirwa, izuba rikamwica, inzara ni yose. Hanyuma rero nyiri kumukodesha yafatiriye ahantu he. Turi kumwe n'abaturage, mwebwe ko mwabonye gutya mwabyakiriye mute? Urabivuga wiki uko wabyakiriye, wabibonye gute? Urabona ko ni ibintu mbese bisa nkaho bibabaje kubona umuntu azana ibintu byiwe aje mu nzu yiwe, agasa nkaho abuzwa uburenganzira bwo kuba yakwinjira mu nzu yiwe kandi yasaga nkaho aje iwe. Ubwo urumva ni ikibazo gikomeje gutezwa n'umupangayi wiwe. Bibaye byiza bice mu nzira nziza cyangwa se bigaca mu mategeko, ndumva uriya mugabo yafashwa akarenganurwa, kuko nawe urabibona yagiye abivuga, mbese afite agahinda kenshi, afite umubabaro mwinshi, kandi nawe ngira ngo urabibona, kubona uje iwawe ugahezwa inyuma y'urugi, ni ibintu mbese ni ibintu bigayitse cyangwa se
bidasanzwe nawe nk'uko wakomeje kugenda ubibona. wowe bakwita nde? Njye banyita Ntakirutimana Jean Claude. muri make wabigaye ntabwo wabishimye urabwira iki se nyiri gufatira iriya nzu uramubwira iki? Nyiri gufatira iriya nzu ndumva nama message yo kugira ngo nimba koko ari umuntu w'umugabo kandi koko nk'abantu duturanye nawe tumuzi nk'umuntu w'umugabo nuko yagerageza gucisha ikibazo mu nzira nziza akumva n'uwo bafitanye ikibazo kandi byaba byiza akagenda ashakira ikibazo atagiye mbese asa nk'aho ari ugiteza cyane yuko ibintu byose bisa nk'aho bifite uburyo byagiye bikorwamo mu bigaragara ni amahane cyangwa se n'ubushake bukeya bwo kugira ngo agore uriya mugabo namwe nk'uko mwakomeje. Musanzwe muturanye asanzwe afite ingeso yo gufatira cyangwa no kwitwara nabi muri quartier? Muri quartier twari tumuzi nk'umugabo w'intangarugero mbese n'umusaza ubona ko ibyo bintu bitajyaga bimurangwaho mbese twese mbese turasa nk'aho twatunguwe gusa nawe ahari rwose yihangane kino kibazo agicishe mu nzira nziza kugira ngo kibe cyakemuka. Murakoze. Murakoze cyane. Turacyayikomeje kugenda tubaza abaturage tubasanze hano ni benshi cyane, turi kubona n'umuntu w'umupapa hano habaye ikibazo cy'umuturage ukomeje guseragezwa cyane n'umupangayi we, bikaba bigaragara ko rwose abaturage baje kandi barababaye. Papa muraho? Bakurikiye Umubavu TV babwira ngo batubone, mwitwa bande mwebwe tubasanze hano ni hehe tubasanze? Anyita Felix usanzwe mu mudugudu wa Kanserege mu kagari ka Kamuka umurenge wa Kacyiru. Bakwita? Banyita Felix. Yego. Felix hano tugusanze ikibazo wakibonye kimeze gite, mwacyakiriye mute nk'abaturage muhatuye? Ko tubona ni ikibazo rwose kibangamye nako kiradutunguye. Mu buryo gitunguyemo tubonye imyirukaro y'umugabo ntago ari yo rwose, kandi umuntu waguze baragiranye n'amasezerano bakabanirana bakagira ubwumvikane, ntago ari biyaga kwiye kumwitura, bagakwiye kuzuza amasezerano yanditse bagiranye akaba yayubahiriza. Uriya wakodeshejwe uramuvugaho iki? Urabona yafatiriye cyangwa uriya mugabo wakodesheje ameze nko gufatira. Uyu mugabo baguze nta kibazo bari bafite bakagwiye kugirana, kuko yagakwiye kugirana ikibazo na banki, none barabikoze birarangira. Uyu yagakwiye kumubanira neza, nta kibazo bagakwiye kugirana aho bigeze hariya aho amutesha umurongo. Urabona ko umuntu nimba afasha agashora miliyoni zirenga 50 na zingahe akazishora ahantu nizo zakamutunze, bumva ko niwe muyobozi w'umuryango, ababyeyi be barashaje, niwe ukurikirana barumuna b'abavandimwe, none urabona ko kuba umugabo mwiteguye kutamwishyura, urabona ko umuryango yangije ibintu byinshi, ahemukiye umuryango, ahemukiye nyiri kugura bwite, ahemukiye n'umuryango wiwe. Uyu muco uravugaho iki se nk'umuco mu Rwanda? Umuco uriya muntu yagize uravugaho iki? Kuri kose umugabo duturanye imyaka myinshi, ntago ingeso nari nyimuziho, sinzi ko byamugendeye rwose. Sanzwe muzi rwose, yitwa Emmanuel Musekera. Ntago rwose. Amaherezo uko biragenda gute noneho ubwo imvura igiye no kugwa ikamunyagira hano, murabigenza mute nk'abaturanyi babo? Amaherezo nk'uko yabitabaje murabumufasha, nubwo agiye mu nzego nyinshi zikagira, muramufasha, muhamagare bashinzwe umutekano nabo babizemo babe bamufasha, ibintu bikomeze, ubuzima bwe bukomeze mu murongo. Ese Felix ko bavuga ngo inzego z'ibanze zose nagiye zigeraho bakananseka bakamurwa amenyo, izi nzego z'ibanze zitafashije uyu mugabo wahejejwe hanze kandi ari iwe, inzego z'ibanze zivuga uko mbibona nta nzego z'ibanze, wenda ngira ngo ni nk'agahinda kenshi afite n'iki. Ubuyobozi bwacu hano dufite bwo muri umudugudu ni ubuyobozi bwubatse neza pe, nta kibazo, nta muntu burenganya. Ngira ngo wenda nuko ubwo yagiye abugeraho bakabona ubuyobozi bw'umudugudu ikibazo cy'umugabo kiraburenze. Urumva ko n'akarere bwacyo kugikemura karamunaniye, bwarakananiye. Umuyobozi w'umudugudu rero si wakemura iki kibazo uko byagenda kose. Ubu ikibazo aho kigeze kiri mu rwego rwa polisi, mbona ari rwo rwagikemura, nabundi ubuyobozi busanzwe urabona ko cyaranze. N'ubuhe butumwa waha Musekera Emmanuel, niba ari Musekera Emmanuel, uramuha ubuhe butumwa nk'umuntu wafatira? Ubutumwa namuha nk'umuntu w'umugabo duturanye kandi udafite usanzwe ubanye n'abantu neza, ntabwo agakwiye kwandagara k'uyu munsi. Umuntu agakwiye guhamagara umugabo bakumvikana mu neza, agasohoka, nimba bakumvikana akamara nk'iminsi nk'itatu cyangwa 2 wenda akagenda neza, ariko batanduranyije bene aka kageni, kuko urabona ko n'urabangamiwe, bamusoye mu nzu abamo wese ubwo arajya he. Ikindi akamukingurira, akagira icyumba kimwe amuherezamo, akavuga ati iminsi nk'ingahe yo kwitegura, sohoke ngwereze inzu yawe. Ariko nawe kuba bamusoye ntanyagirirwa hanze, yagakwiye kumukingurira, akagira icyumba kimwe akuramo ibintu akakimuharira, kugira nawe ave hanze.
noneho mu gihe ari kwitegura nawe ntibamusohore nabi. muri make bazanye ibintu ni nahe muremeza ko yakabaye ajya ahantu he yisanzuye, yakabaye kujya ahantu hiwe. Ariko nyine nima nawe hari ibyo yiringiye bikaba bidakunze, nyiri ukugura nawe yamufasha, ariko bose akabwumvikane kuba nyiri inzu bwite uyirimo umupangayi bagakwiye kumvikanisha byibuze akamuha icyumba kimwe. Bana kwiba musoye mu nzabo kubera kubura ubwishyu kubera izo ngaruka zose ziyinze, akamuha icyumba kimwe. Wenda nawe nk'umuntu warezwe kurabana n'urana nawe n'umugabo mwiza udafite ikibazo, bakumvikana basakama nk'iminsi nk'itatu, ariko nawe ayirimo. Iyo nzu nawe irimo akagira icyumba kimwe amuha, niyo yamuha iyo hanze we akaguma iyo nini arimo, akaguma iyo hanze nawe ntarari hanze, ntabone n'ikibazo cy'imvura n'irizuba. Urabona ko ntabwo yari umuco wo mu Rwanda kubona umuntu n'ibintu hano n'akarago bimeze kuri. Urakoze turagushimiye. Duhuye nawe hano, hari ikibazo gikomeye cy'umuturage wimwe kujya iwe mu rugo mu nzu ye, ubiziho iki, witwa nde, tuhahe amakuru kuri byo. Nitwa Nshimiyimana Simeo, ndi umwe mu bagize n'iki kibazo, kuko iki kibazo ni umwe mu bagize iki kibazo. Kuriya ikibazo ni icyacu, uri nyine mwabashe gukoresha ni mukuru wanjye. Ikibazo nyine kuko mukibona ni ikibazo kiri grave gikomeye mu by'ukuri, kuko nk'uko mubireba nyine nk'uko mubibona, inzu twagerageje kugerageza kubwira uriya mugabo utubereye mu nzu Musekera Emmanuel ko dukeneye inzu, tugerageza kumuha igihe gihagije, ariko arakomeza arinangira. Tugerageza kwegera inzego z'ubuyobozi zigomba kudufasha kugira ngo nyine zibashe kuduhesha inzu yacu. Icyo cyabayeho nuko twagiye tubona inzego z'ubuyobozi zisa naho zimukingira ikibaba cyangwa se zidashobora gukemura ikibazo nk'uko bigomba. Tugerageza kubereka n'igihe twamuhaye cyo kumumenyesha ko agomba kuduha inzu kingana n'amezi ageze hafi kuri 4, ariko ntibagira icyo babikoraho. So icyo mu ncamake icyo navuga nuko mwadufasha, leta yadufasha kugira ngo tubashe guhabwa inzu yacu nk'uko mubireba. Mubona se uyu Musekera yitwaza iki, ni iki gituma hafatira cyane, nize mbaraga mumba afite, none ari iki? Ikigaragara cyo nuko Musekera atangira kumva ko atagomba kutwishyura inzu no kutayivamo, yabashije we gukoresha guca mu nzego zimuyobora, akoresha ba mudugudu, akoresha bakagana mu murenge, we abamenyesha ko ngadashobora kwishyura inzu. Hari naho byageze akoresha inyandiko mpimbano we n'umuhesha w'urukiko tutazi mu mama, barayituzanira irimo amagambo avuga ngo ntago azishyura inzu, ntabwo azanayivamo, kandi ngo kugeza imanza zirangiye. Kandi mu bigaragara mu by'ukuri izo manza ntabwo twese tureba, twe turi abaguzi, na mbere yahoze yishyura inzu. Sinzi impamvu rero yavugaga ko atagomba kwishyura inzu, kukibaza umuntu yandika impapuro zigaterwaho kashi n'umuhesha w'urukiko tutazi, akazitwereza twebwe tumukodesha, ntabanze ngo amenye ikibazo cyacu uko kimeze, kandi twaramuganirije uko ibintu bimeze, areba n'imyaka ishize ajyana abantu mu manza. Yaratsinzwe bwa mbere, atsindirwa Kimihurura mu rubanza rwa mbere, ajya kujurira Nyamirambo. Tugize ngo duhabwe imyanzuro y'Inyamirambo, yaje gusubira gushyira mu rundi rubanza, arujyana i Rusororo mu karere ka Gasabo. Ibyo byose bajya kuburanisha imanza bikagenda bitinda, we akagenda avuga ngo abatangabuhamya ntabwo bahari, agashaka impamvu zishoboka. Rero agataho aza gutekereza ko atagomba kwishyura inzu, ariko ku mpamvu natwe tutari twamenye izo arizo. Ariko ikigaragara cyo nuko atumenyesha ibyo bintu, yabanje kumenyesha n'abayobozi, kandi twagera ku nzego z'abayobozi nazo zikatwereka ko ngo ibintu yavuze ngo bifite ngo ari byo, kandi mu bigaragara nta nkuko mubireba ni ibintu bibabaje. Hanyuma yahase murakora iki, nakomeza gutsimbara, muragenda gute? Ku giti cyacu nta nyanga two twinjira, twibwira ko kuba mwabasha no kutugeraho mukumva ikibazo cyacu hamwe namwe, cyangwa se n'ubuyobozi bwacu n'abaturage, twese turi umuntu umwe, turaza kureba, muradufasha, leta iradufasha uburyo bwo kuduhesha ibyacu, binyuze mu buryo mubona ko bibabajemo. Koko nk'uko mubireba twazanye ibintu, ni ibintu biri very clear, bigaragara cyane ko natwe baduha priave iranditse iri hariya, amatariki biriho byose, ngira ngo na bimwe mu byangombwa dufite byose biragaragara. Rero numva ko turi bufashwe byanze bikunze, ko turi mu gihugu gifite umurongo ugishyira ibintu ku murongo. Murakoze namwe. Ni wa munyamakuru wampamagaye usanga ndi muri interview w'umubavu, nyuma ngo hamagaye nsanga nawe uri busy, twavugana noneho ukatubwira, twasanze nyine habaye kutumvikana wowe na Joel. Byagenze gute? Ese wowe kuba uri avuga ngo wamubangamiye, tuhe ako kantu uko byagenze bitubwire.
ngenda umunyamakuru Umubavu TV online twabagemaye Clement. Mu gitondo twahamagawe n'ikibazo kijyanye no guteza umutekano muke, aho umuturage yaje avuga ko mwamugumiye mu nzu mwayifatiriye. Yitwa Joel, hanyuma nawe witwa Emmanuel. Donc tubura ukuntu kuvugisha, dushaka nimero kugeza amasaha twanze kwitangaza utaratuvugisha. Avuga ko amufatiriye inzu. Ese bimeze bite? Nibyo sibyo, bimeze gute? Okay, nta nzu nafatiriye mu by'ukuri uyu muvandimwe nayo kwishyuraga kuva mu kwezi kwa gatanu 2018 kugera ejo ntakira ku masuka n'ibirahure ntakira ntakira muri nawe yakira barabyivugira no kwishyuraga neza nta kibazo gihari. Gusa akabazo gato kaje kuvamo nuko yashakaga kumvana mu nzu agashyiraho y'amashanyarazi amashanyarazi kandi ashaka kuyigurisha kandi njyewe nararegeye cyangwa kitagize neza kitakurikije amategeko kubera ko ushinzwe kugurisha ingwate yabishyizemo uburiganya. Njyewe narabiregeye ariko igikorwa kiratwamaze kugeza ubu ngubu uriya muvandimwe bamwihanganye tukarisohoka mu rubanza cyane ko twarangije kuburana bagombaga kudusomera ku itariki 18 z'uku nguku akaba mu by'ukuri nabwo namwishe ku giti gikumvaga ko bigiye kurangira kandi tunafite amahirwe yo gutsinda. tujya gusuzuma n'abakozi twatanze mu rujijo atanga kenshi tubwira ko azadusomera n'ubundi ku itariki 8 z'ukwa mbere. Ariko hagati we agashaka kuvanamo kuko yabonye ko yaje agerageza kwitura ko urabona ibyo inzego zibishinzwe kugira ngo waza ngo hano mu rumongo hari uburyo bikorwa mu gihugu gifite amategeko. Ariko uremeza ko ari iwe? Ntabwo ari iwe kubera ko kugeza ubu ngubu ntabwo ubutaka arabwiyandikishaho. Ndashaka kukubwira yuko ari banki, ari ubweshaho inkiko, ari undi wariho nawe ubwe ntabwo kugeza ubu bariyandikishaho ubwo butaka mu kigo gishinzwe ubutaka. Uyu munsi icyemezo cy'ubutaka kiragaragaza ko umutungo kirwanira igihe wanditseho. Iyo wafata iyo UPI bashyiramo ya kode ya etwari 661 wasanga umutungo utanditse kuri Barushimana Joel. None se kugeza ubu hariya ni none se wowe nahawe? Nandi kutukora cyane ndetse ko cyane ko ibintu icyamunara ntabwo cyemewe yewe kinakemewe kubera ko narakirenge ntabwo turabona ibisohoka mu rukiko ariko urukiko ntirutanga umwanzuro ngo tuzamenya icyo gukurikiza. Tuvugana umutungo urajyanye yaje n'ibintu bye agaragaza, afite n'impapuro agaragaza ko yatsindiye ari iwe arahe. None se kugeza ubu ari he kugeza ubu? Ubu tuvugana se wamukinguriye byarangiye imeze ntabwo twamufungurira. Inzego zibishinzwe zabwiye yuko agenda akazatanga ikibazo inogeye atari kuza kuvanamo kuko bijya n'ibyo bita iyo nta dosiye kuriya ni uguhohotera umuntu mu rugo kuri we yaje hari ubundi buryo bwo kubikora buryo kandi bikurikije amategeko. Yego, ariko none se kugeza ubu uramubwira ngo yitwara atabikorewe iki? Wabikoreye iki? Uko avuga ko afatiriye namuteze ngo yihangane badusomere urubanza ku itariki 18 ariko urwandiko namwandikiye rero yarabwiye banditse yihangane itariki 18 era kandi agenda gukasizwe amafaranga y'ubukode zayamuha kubera ko kuzi kugeza igihe
gihe bazasomera urubanza zayaguha icyo ushaka wenda tuzareba niba yisubira ndetse cyangwa se ikomeje kunsha cyangwa bitewe n'isozi mu Rwanda ariko nabwo mbere yuko uzamuha amafaranga ye yose nyandika arayifite uzamuha amafaranga ye yose inzu ntaramuka ku rubanza iyo kidafite inzu ku rubanza nabwishyura kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kuko uyu munsi tuvugana nta mwenda murimo nta kiraro na kimwe murimo pe kandi avuga ko umaze igihe utamwishyura nuko wenda shampo yaba abeshye ushaka zabereka amaborudero kumushyira muri banki banyohereza amaborudero y'amezi 2 ya nyuma kuri uyu munsi nshobora kukohereza borudero igeza ku itariki ya 30 z'ukwa uyu mwaka nyohereza amaborodoro 2 y'amezi ya nyuma uko nagutegereje kugira ngo inkuru utayitangaza utaravuga yatwohereze kuri iri kuri WhatsApp kabisa urakoze nta kibazo turagushimiye mbo ikibazo twakenera nakikubaza ariko ntacyo bidukoreye ibyo ngibyo nta kibazo urakoze cyane nta kibazo nitwa Clement Bagemahe ndi umunyamakuru w'Umubavu TV online actually ni kuri 250 nubwo savuga 300 ariko hari amendment twakoze special contract amendment of contract asaba kugira ngo azishyure menshi so kuri iyo document twoherereje yo muri Bank of Africa ariyo account ye y'amari muri contract hariho 750,000 ahwanye n'amezi 3 ya nyuma wari usabye yego hanyuma hakaba hari n'ikindi gipapuro cyo kukoherereza cy'inyandiko namwandikiye y'ibintu atashoboye gukoresha byanditse bigenda bishyuraga bikaba bihwanye n'amafaranga 660 ariyo nahwagirije n'ukwezi kwa 12 bikaba bivuga ko tuvugana nta kirare na kimwe ufite inyandiko nayo udashaka kuyikohereza bivuga ko nta kirare na kimwe ufite wavuga ko ufite amadeni rwose tugeze umwishyura ariko ubundi igihe twageraga ubundi isohoka ko numva nawe usa n'ufite ukuri isohoka oya ntabwo nashobora gusohoka kuko bari abantu bafite bari aggressive bafite aggressivity wabonaga bari buzane ibintu bibi aho ndaguye kuzuka mbere yuko muzaba ndaguye kuzuka bagira gute n'iki byose batete avuga reka kujya hanze twakugana n'isi yose ntacyo byafungura twese ahubwo byakijyana mu mahanga wabonaga yarafite yayoze so iyo nafashe kubwira inzego zibishinzwe bamaze kuhagera gasohoka mbona kubaza ibibazo nabazwaga niyo muza kuba namwe mwambajije ariko nakomeje kubabwira ko n'ibishoboka byose rwose ntacyo nisha na kimwe ntacyo nisha ntacyo twitoherereze ntacyo inkuru tuyikore nta kibazo ese murabicisha kuri radio cyangwa kuri televiziyo TV online Umubavu TV online amakuru apasa sangapi oya kijyaho rero tukibona kuko ni online nyine online ugeteze online yego okay reka nkohereze iyo baruwa y'inoza ya iyo noza iragaragara iyo document nkohereje iragaragara ubu uri kumvugisha ntabwo nahita nyibona ariko iraza kuboneka byaze bikunze ndaza kwireba okay ntabwo uri kuyireba checking agatabona horeze yo mwenda ari mubwirigiti hanyuma umwirire bigaragara neza bitagaragara nongere gerageza sawa thank you very much okay